wigeze wumva nk'aho uri mu buzima aho nta kintu na kimwe kigenda, nta kazi, nta terambere n'icyizere gitangiye kugabanuka? Hari impamvu nyinshi zituma abantu batagera ku ntego bihaye mu buzima bwabo, ariko hari n'inzira yo guhindura ibyo byose. Muri iyi video tugiye kureba impamvu ubuzima bwawe bushobora kuba budatera imbere n'ibyo wakora ngo utere imbere buhoro buhoro. Hari impamvu 5 zituma ubuzima budatera imbere. Iya mbere ni ugukora ibintu utazi impamvu yabyo. Abantu benshi bakora ibintu bitewe n'uko abandi babikoze, kandi ibyo ntibitanga umusaruro w'igihe kirekire, kuko iyo udafite intego ihamye uba uhugiye cyangwa se utakaza igihe ku bidafite aho biganisha. Impamvu ya kabiri ni ukugendera ku myumvire ipfuye. Kugira imyumvire ipfuye ntabwo nshoboye, ubuzima burangiriye aha, bituma umuntu atagira icyerekezo, kandi ubutunzi nyakuri butangirira mu mutwe. Impamvu ya gatatu ni ukwirengagiza kwiga buri munsi. Ubuzima buhinduka buri munsi, ariko ntiwamenya ko buhinduka utize buri munsi. Ugomba kwiga ubumenyi bushya, amayeri mashya, ndetse no kugerageza ikintu gishya. Uko ugenda ukura mu myaka ni nako wakagombye gukura mu bitekerezo. Impamvu ya kane ni ugutinya gutangira ibintu bito. Abantu benshi bategereza igihe cyiza cyangwa se igihe cya nyacyo ngo batangire gukora igikorwa cyahindura ubuzima bwabo, kandi iterambere ry'ukuri ritangirira ku gitekerezo gito. Tangira ukora ibintu gahoro gahoro, si ngombwa ngo utangire ukora ibintu biri perfect. Impamvu ya gatanu ni ugutinya gutsindwa. Kugira ubwoba bwo gutsindwa niwo mwanzi ukomeye ku ntego z'ubuzima bwawe. Menya ko gutsindwa ari part of success, atari iherezo ry'ubuzima bwawe. Ibuka ko ubuzima bugizwe no gutsindwa ndetse no gutsinda, kandi hatsinda cyangwa se hagatsindwa umuntu wakoze. Niba utinya gukora ngo udatsindwa, uba watsinzwe kare ukigira iyo myumvire. Ariko uko byaba bimeze kose, hari uburyo bwo kubihindura. Uburyo bwa mbere, shaka ubumenyi. Kubona ubumenyi muri iki gihe biroroshye kurenza ikindi gihe cyabayeho cyose. Ushobora kureba video kuri YouTube ukamenya gukoresha software wifuza. Ushobora gukoresha AI cyangwa se ubwenge bukorano ukamenya icyo wifuza cyose. Icyo usabwa, hagarika guscrollinga kuri social media. Noneho internet ukoresha uyikoresha wiga ibintu bifite akamaro. Ushobora kumva ntacyo bivuze kano kanya, ariko uzabibona igihe waramuka ubonye amahirwe agusaba kuba ufite ubumenyi runaka. Uburyo bwa kabiri, hindura imyumvire. Banza wemere ko ushoboye. Menya ko ejo hawe hazaza hatagengwa n'amateka yawe. Niba ugeze aho ureba iyi video, ushobora kuvuga ngo ndimo ndavuga ukuri, ariko se waba uzi inshuro nashidikanyaga gukora content kuri YouTube? Ariko nahinduye imyumvire, ubu ndi kwiga. Uburyo bwa gatatu, tangirira aho uri. Ntugategereze umwaka mushya, aho gutangira nonaha. Tangira ibikorwa bito, ariko bikore bihoraho, kuko nibyo bibyara ibintu binini mu gihe runaka. Uburyo bwa kane, shaka abantu bagufasha kwaguka. Shaka inshuti muhuje intego, kuko abantu batagufasha gukura ni umuzigo ku rugendo rwawe. Ubuzima ntibugira shortcut, nta nzira yihuse ku nzozi, ariko buri munsi ni amahirwe mashya yo guhinduka. Niba wumva ubuzima bwawe budatera imbere, ntugatinye guhindura imyumvire yawe, inshuti zawe, ndetse na gahunda zawe. Wowe urashoboye, ntugacike intege. Iyi si ifite umwanya kuri buri wese wiyemeje. Urakoze kureba iyi video kuri Junior Explore. Tangira guhindura ubuzima bwawe kuva uyu munsi. Kanda like niba bigufashije, ndetse na subscribe kugira ngo ukomeze urugendo rw'ubuzima bufite intego.